tubaye ikaze hano kuri channel yacu Stivo TV, hamwe tujya tubagezaho amakuru ya siporo y'abantu. Tugiye kwitereka tubabwire isoko ry'igura n'igurisha mu Rwanda ko rihagaze nuko amakipe ari kwiyubaka. Dufite APR FC, dufite Rayon Sport, dufite Police FC. Muri make tugiye kuganira kuri ayo makuru, mudukurikirane neza byafuye. Rayon Sport imihahire yayo kuri iri soko twavuga nko ku muzamu, bazanye umuzamu nubwo nabonye bamusinyishije bugacya polemike ngo baramwirukana kabaye Wabyita ngo yarayatagomba wanza baramwibeshyeho. Sinzi umuntu wakoze iyo scouting yo kuzana umuzamu basenyisha nyuma y'iminsi 2 Bakame umutoza w'abazamu akavuga ati reka nta kintu kirimo mwirukana. Gusa nyine uwo muzamu reka tutegereze turebe ikizavamo. Yavuze yongereye amasezerano numero 1 ya Nisemo wari vice capitaine uzakusheje izana numero 3 ako burasuza abakapitenera semu kadre twavuga usigaye muri Sport usigaye ariko banumva Yusu captain de Yusu Dianye ni ugomba kwambara kabisa. Ako giye kubwanya none wagiye ura munyarwanda winyovye abariyo baravuga ati reka cira birarura Serumogo. Kanyarwanda Serumogo ashobora no kwicara n'umwana Kabanga ashobora kuzamujyana umwana. Kabanga si mu center forward, Kabanga no ni polifara cyane yari gitana Kabanga kina myinshi ariko kuri kabiri hari nundi bari kuzana. Numvisha barimo kuvuga karakana ko muri polisi ka kabiri ya polisi cy'inaho nanira siratanga kabiri ya polisi ahubwo rutanga niyo kumva ngo wakoze Rutanga ari muri test muri Rayon Sport mu Nzove bimeze nabi. Nzove ngarimo araca ibintu ariko se umuntu wavuye kapitene akajya gusubirayo muri test byumva ari ko bari gukuhamya. Wamenye ko Ami Cedric arimo arashimisha abareyo mu Nzovu. Yesu barazanye abazungu umuvugizi yavuze ko 11 wasiri tangaza abati 11 n'abazungu pe n'abazungu ariko dukomeje na transfer yakoze muri defense yongeyemo defense bituruka muri Mukura yita Onyarotfi ubwo yazanye umutoza w'ubundi nayo ngo witwa Rotifi ngo bareba batamwemera ati nakontra azabona. Ejo basinyishije umurundi uzamwungiriza Chambe rundi yani midfielder avuye muri Musongati asinye imyaka 2 cyane imyaka 2 muri Rayon Sport. Ntabwo nshobora kujya muri Confederation Cup mu mutoza za lisansi. Arundi wo mukongomani rero bitwa Shadrack Big Bella ono mwataka DRC International imyaka 21 yaje avuye muri Motema Pembe sezana y'imyaka 2 rwose ibitega bimariramo Asengo Tansira ntabwo yagiye Tansira yatahiye kwifotozanya jezi yambaye jezi ya Rayon Sport. Ifoto yatahiye kujya kuri Sinapo naho umusore Prince umurundi akina 3 umusore bituma bakoze no gusimura bugingo wakina ariko umusore Prince ngaratera imipira akayihusha no guswata no gufunga inzoka ewana champion y'abarundi shobora n'injya y'abakinyi rero Rayon Sport iri kuganira bari muri test witwa Idrissa Kuyate niwo muzamu wani wa muzamu ugiye gutaha ngo bamwise Rusami Bihore no witwa Nicolas Mwele umunya-Uganda nawe ashobora kuba atarasinya nyine abakera mu baracyamuganiza witwa Samuel Pimpong umunyagana uwo Lofty yaramushakaga ariko abayobozi baramwanze. Abedi Bigirimana ewana amakuru nkubitira amashya wamfura we. Abedi Bigirimana amakuru aramwerekeza mu Nzove ashobora kuba ari bugere i Kigali. Ashobora kuba ari bugere i Kigali kuri uyu mugoroba. Abedi wo muri polisi yaragiye biranga ariko bishobora kuba ari uniforme z'ikipe yose kuko nta muntu twavuga mu mwaka ushize witwaye neza muri polisi nabi bikomeye yakoze ahubwo yongeyemo ba Mohamed Cheri
Mohamed Sheru utarasinya Mwarabu umutoza yaramwizaniye amuvuga ko ari umukinnyi ukomeye ariko mu Nzove nabonye fitness ntabwo iraza afite umubyibuho ukabije sinzi nimba uriya mutoza wa fitness hari ikintu azakoraho twabonye ashepinga abakinnyi bagiye batandukanye bagakora ibintu birenze twizere ko na Mohamed Sheru wenda azagira icyo amukoraho akamuzamura Kamemura n'umutoza w'umuhanga azi uriya munyafurika y'epfo ni akaga yabigaragaje mu makipe nka Mukura ikipe itaravugwaga umutoza mukuru yabigaragaje mu ikipe ya Mukura ni ikipe itanga challenge muri champion y'u Rwanda ni ikipe ikomeye cyane yerekanye yakubisereye akubita Aperi muri champion amakipe yarayamaze so reka twinjiye muri analyse noneho turebe aya makipe uko mumaze kutubwira abakinyi ndagira ngo dufate akanya gato dusesengure ese murabona ikipe mu Rwanda amakipe abandi makipe izizayamara cyangwa ni bya bindi byo kubayabaya baguze nabi duhereye kuri Rayon Sport ishobora kuzakora ibirenze gusa nk'ubuyobozi ntabwo bari bemeza ngo bapange bavuga bati kuri uno mwanya dufite abakinnyi kuko nabonye hari benshi bateganya gusezerera abakinnyi ntabwo baraboneka kuko ngo kuri gatatu wavuga ati se hazakina nde kuko umusore Prince twabonye yuko ntabwo ari kuri level yo hejuru kuri kabiri Serumogo yasoje shampiyona hari abakimudutaho nomero 6 nabonye bazanye umukinnyi wo muri Ivory Coast Cote d'Ivoire ari muri test ariko ntabwo arasinya ba Mohamed Sheru barabazanye ariko ubona ko bitari byafitinga 11 urebye ntabwo bari baboneka Abireyo ifite umuwingo umwe basane abandi bashyiraho bose no guhengeka bivarudo agarasinya muri ya mukoto wakinaga muri Gasogi hana wari aho ngaho mu myitozo ntabwo 11 beza baraboneka uretse ngo Shadrack Bing Pero waje nyine yashagaza itandukaniro mu myitozo Kanyenyeri Kabaro kari gukora Kanyenyeri Kabaro yo gategereje kuzana Bigimana bet ewana bareyo mukora Kanyenyeri twitegurire yo day Rio de azaba ari uku azazi gapakira umuntu ibitego 6 induru zikavuga ntabwo bishoboka Nyarugenge umuriro ukanga Bing Bero nabonye hari ucenga ibyasi mubi cyane okay reka twinjire muri nyamukandagira twumve nawe uko byesitaye ewana ese iyi nyamukandagira urayibona utwo iyi kipe niyo nyikande nayitekereza muri 11 mwizamu harimo nde mwizamu harimo Ishimwe Pierre Mario kabiri ni Fitina Omborenga gatatu niyo mugabo Claude capitaine centre defense ngo twavugana nije na Clement nk'ibisanzwe minister wa defense ari kumwe na Arius Wane hagati mu kibuga ndaguterekeramo njewe n'unyobye wo bita Dauda Sis arabari gukinana na Ruboneka Jean Bosco numishe ngo naramte ariko ramte imbere yabo gato nje nakubita ubita mu merde uyu n'umusore umuhanga cyane uruhande rumwe Sheikh Jibril Wataha noneho kundi ruhande Gilbert ngo abantu benshi batamwemera ariko buriya Gilbert afite karite jewe umutoza namubanza mu kibuga wa mugande afite control umugande w'inyobya shaka no kumwumva ura mugande ni sawa nyine ikipe banzizi ifite abakinnyi 11 babanzamo kajya n'abasimbura babo bakagishura mwataka wavuye muri Basose Tongela Tongwe ewana baravuga bati Shirongi bamwerekejeho Clement araje avuga ati ariko se uyu ni Clement mwavuze ngo wabaye menjwe bafite peste ubwo wari ugiye kwerekeza muri za pyramid yageze aravuga ati uyu mudefenseur reka niba ari we menjwe wi championnat ubwo mbese nzajye ninyurira ibitego niwe amakuru mfite Aperi gahunda yo kujya mu matsinda uniteye ibya piramide byamaze kumenyekana amakipe yonda yasigaye ibibazo ibyo bya Aperi ni uruca abana mu piramide ntacyo kivuze dore ikipe yonyine Aperi ivuga wenda biri kuhingayinga biri kugujya ku rwego rumwe Kaizer Chiefs reka za Elimire reka aho ngaho wipanza akazi iyo uganiye n'abafana ba Aperi abakunzi ba Aperi abakinnyi ba Aperi staff
ikipe ya 2018 zigahita itwara Champions League. forme zibaho aperi uyu mwaka umva n'ibindi bintu. Ewa uraha ikihe cyizere ku bafana ba PFC kuri CAF Champions League? Uzanye umutoza w'umuhanga nemera n'abantu benshi bagiye batarashaje ibiki n'ibiki gusura umutoza n'umuhanga bafite abakinnyi afite swad. Buri kintu cya mbere gifashe ikipe kugera kure ni swad. Kuko ufite 11 ntabwo biba bihagije. Ikibazo mfite ni kuri bano banyarwanda abanyarwanda bose n'ubundi berekeje muri amakipe yari hasi kandi bakotana ukabona muri marine utaha turabona zandani ziraberekeza muri marine berekeza muri za marine byose nanjye nakizereba kuko ndabona urebye nk'abawinga aperi ifite agisaze reba haji ibyo yaramaje gukora muri leta urebe Kategaya umwaka washize uburyo byamugendekeye ava muri Mukura na match yageze asimbuye Kategaya bizazi yamanutse mu gice cya kabiri Kategaya base yamanukanye nara. Okay, jewe turi kuri PFC ngira uraha ikihe cyizere abafana ba Nyamukandagira muri ara marushanwa ya CAF Champions League? N'amatsinda PFC n'amatsinda PFC y'umwaka n'amatsinda na kindi kintu gishoboka ibintu biri lokali byose aperi yabajije kuba yabishira ku murongo yarabikoze. Abafana ba Rayon Sport baravuga bati ubwayo ni amatsinda y'iki ni nka ya mitwe y'abadive yewe abafana baravuga abarenda bakunda nshatse kuba kwigira wasirisi iyi bazajya mu matsinda kuko nabariya ni amatsinda bariya bari nama ariko n'icyo nifuza ku makipe yo mu Rwanda nuko twateye imbere tugagira imikino ikomeye ku Rwanda mpuzamahanga mbese ibintu bikajya pe. Gusa ikibazo mfite kujya mu matsinda si ikibazo bizakorwa kangahe ikibazo ko twabonye ibikoresho yikojejemo 2018 none kugeza na n'ubu imyaka ukubise kuri Rayon ndagira ngo nawe utubwire icyizere abareyo baragikurahe cyuko bashobora gusubira mu matsinda cyangwa na round ya mbere nibazayirenga kujyayo birashoboka pe ariko ni ibintu udahagaranze uvuge yuko bino bintu bazabikora umwaka utahagongera basubire icyo kibazo nta ikintu cyitwa mu development turimo gukora hano makipe makuru sinzi nimba twavuga tuti bajye bagura umukinnyi ugejeje imyaka 27 kuzana ibyo byatekerejweho imyaka ishize kuko badufite gahunda yo gingo bakigenderaho none kuko baravuze ati shaka umukinnyi uvuye hanze agomba kuba yibara amaze byibura like igihe wenda haba mu ikipe nationale yarakiri mu ikipe y'igihugu akiri ari na muto imyaka ina muto ariko sinzi rero bakibirebaho turacyabona bakinjira arimo n'uno mukongomani wigaragaje mu mikino yo kumumena ari ya Esperance yateguye buriya sinzi nimba no mu gihugu banamuzi twabonye yikozamo ngo baravuga ngo bamusinyishe ngo nta nubwo bazi nimba yakinaga ngo ashobora kuba yanakinaga icyiciro cya 3 mu Rwanda yambutse gucora urumva amakipe yo mu Rwanda aracyasinya ikintu bisa nyine none tujye dushima ibyakozwe ntitugaye amakipe yo mu Rwanda yumvikana hari bubaka inzego bakore scouting. Ubwo nkamwe mu biwa mubona mwumva ibyo bintu bipfira hehe birapfira kuri scouting amakipe yacu yubatse pyramid trees turashaka kwipanga akazi tudashoboye muri make ngo tugere mu matsinda n'ibyaro kaye tutari twabisoza ubundi ikipe igomba kuba ifite staff umuntu wese ubajije arakubwira ati ndakuzana umukinnyi buri muntu wese akakubwira ati mfite umukinnyi uwo mukinnyi avuye hehe makudukesha umunyamakuru mugeze wacu Bruno Taifa umunyamakuru rwose umuhanga genshima rwose ibintu nawe yagarutse ku kintu cya scouting mu Rwanda yigura abakinnyi isoko nigurisha ubona nyine abafana bumva ayo mafaranga ikipe yatanze ku isoko twavuga ati ikipe igiye mu matsinda iguze umuntu ukomeye ariko nimba twararebye mwapera abakinnyi yazanye turibuka umwaka wa kabiri batangira kuzana abanyamahanga bazanye abangaba Godwin Tipo bazana n'abandi bakinnyi ariko batigeze bagitandukana barimo bagaragaza Suleiman Darufe bara abasore yashwa nashaka kubabaza kuri Suleiman Darufe Rayon Sport ni ugutoragura ni ikihe kibazo ifite nta scouting nibyo mwahoze mugarukaho kabisa turimo gukora
ya dusoza nihe nama mwagira abafana b'aya makipe akunzwe mu Rwanda bitega iki dufite APR Day, dufite Rayon Day, ewana mutubwire ese ya na derby ya Super Cup. Iyo Super Cup tuzayisesenguraho by'umwihariko, ariko dusoza nihe nama mwagira aya makipe arimo agura bimwe bita gutora